Inkotanyi zateye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990 zinyuze ku mupaka wa Kagitumba. Rero nta muntu utabizi. Nyuma y'iminsi 4 gusa ziteye, wari Perezida Habyarimana yasobanuriye Abanyarwanda iby'icyo gitero. Ati izo mpunzi zaje zitera u Rwanda zaje zarohereje bamwe muri zo mu Rwanda zishakamo ibyitso. Ibyo byitso n'izari muri Kigali nizo zateye mu mujyi wa Kigali muri iri joro. Abaturage ba Kigali bumvise urusaku rw'amasasu. Ingabo z'igihugu zatsinze icyo gitero. Ni nayo mpamvu twashyize amategeko abuza abantu kugenda nyuma ya saa 9 z'ijoro no kubuza abantu barenze 2 guhagarara ahantu hamwe. Arakomeza ati icyo gitero cyateguwe kera n'abo ngabo bari mu ngabo za Uganda. Ariko ikimbabaje ni uko mu Rwanda hari ibyitso byabo. Arakomeza ngo muri komine, muri buri segiteri, muri buri serire, nimuterane inkunga, mwanga abashaka kubihishamo, murebe abantu mudasanganwe, mutahure ibyitso byabo, maze bashyikirize ubutegetsi, mubishyikirize abategetsi cyangwa se ingabo z'u Rwanda ziri hafi aho ngaho. Usibye ko nabyumvise abivuga, ariko mwanabisoma muri kinyamateka nimero 331 yo mu Kwakira igice cya mbere 1990 ku rupapuro rwa 12. Umutwe w'inyandiko ugira uti ijambo rya Perezida Habyarimana ku wa 5 z'ukwezi kwa 10 1990. Iryo jambo rya Habyarimana ryahise risubirwamo na Jean Baptiste Bamwanga, umunyamakuru wa Orinfor. Avuga ko ibyitso byafashwe nyuma y'uko abanzi b'igihugu babifashijwemo n'ibyitso byabo byo mu mujyi wa Kigali bateye mu bigo bya gisirikare byose byo mu mujyi wa Kigali, ariko bagasanga ingabo z'u Rwanda ziri maso zikabasubiza aho baje baturuka. Ati hakurikiyeho igikorwa cyo gufata ibyo byitso, ingabo zifashijwemo n'abamilita ba MND. Byasohotse mu mvaho numero 864 yo mu cyumweru kiva ku ya 8 kugeza ku ya 14 Ukwakira 1990. Iyo nyandiko ya Mwanga yitwa ngo n'umurwa mukuru waratewe ku rupapuro rwa 7. Bamwanga yateye mu gihe Habyarimana kuko byatangajwe nyuma y'iminsi 3 gusa Habyarimana bivuze. Kuko iyo mvaho yasohotse ku itariki ya 8 byavuzwe ku itariki ya 5. Bivuze ko Bamwanga yabiteguye muri weekend bigasohoka ku wa mbere, kuko iryo jambo rya Habyarimana ryavuzwe ari ku wa 5. Ariko ibyo byari ikinamico. Nta gitero cy'inkotanyi cyari gushoboka kugera i Kigali ku itariki ya 4 Ukwakira 1990. Ukurikiye amateka y'urugamba usanga iyo minsi 4 ya mbere y'urugamba inkotanyi zari zifite ibibazo byo gutangiza urugamba bitari kuzifasha kujya kurasa i Kigali ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10. Na Colonel Bagosora yaje kwemeza nyuma ko nta gitero cy'inkotanyi cyabaye i Kigali icyo gihe. Ubwo butumwa bwa Habyarimana na Bamwanga bwari bugamije gusobanura icyatumye bata muri yombi abo bise ibyitso guhera ku itariki ya 5 Ukwakira 1990. Ku ya 15 z'ukwezi kwa 10 1990, hatarashije ibyumweru 2, Habyarimana yongeye gufata ijambo. Ati nk'uko mwabyumvise kandi bamwe mukabibona, bagabye igitero mu Mutara, bihisha mu baturage, bashakamo ibyitso, bakwirakwiza intwaro hirya no hino zo kuzakora ishyano. Arakomeza ngo ku rugamba ingabo zacu ziragenda zigizayo umwanzi, naho hirya no hino abihishe mu baturage baratahurwa. Nk'ubu ngubu mu mujyi wa Kigali hamaze guhishurwamo benshi, nk'ubu ngubu mu mujyi wa Kigali hamaze guhishurwamo
kandi hafashwe n'abanzi benshi bihishe mu baturage. Muri kinyamateka nimero 331 Ukwakira igice cya mbere 1990 ku rupapuro rwa 3. Umutwe w'inyandiko uravuga ngo ku ya 15 z'ukwa 19 Perezida Habyarimana yongeye kubwira Abanyarwanda. Iyo nyito yo gufata ibyitso yaje gushyigikirwa vuba na kinyamateka ubwo Padiri Sibomana yandikaga mu ijambo ry'ibanze ry'iyo nimero agira ati: nubwo havugwa ihumure mu turere tumwe twabereyemo intambara, imitima yarakomeretse, abantu barakishishanya. Ni mu gihe kandi umwanzi aracyari mu Rwanda, nta n'uwahamya ko atacyafite ibyitso. Ni mu ijambo ry'ibanze icyo kinyamakuru kirimo ijambo rya Habyarimana ryo ku ya 15 z'ukwa 10. Ibyo byari kumvisha ko cyane cyane mu Mutara n'i Kigali bayobotse Inkotanyi, kuko niba hari ibyitso mu baturage, ubwo nuko abaturage bari bayobotse. Ariko ntabwo ari byo. Ntabwo igikuru cyo kwibuka cyangwa kutayoboka cyari kuri icyo gihe hari hakiri kare cyane. Ahubwo byari gukangurira abaturage bose ko ibyitso ari Abatutsi, kandi ko iyo uri icyitso cy'umwanzi nawe ubwo uri umwanzi. Iryo jambo rya Habyarimana n'ibyanditswe muri kinyamateka no mu Mvaho byari bigamije gusobanura impamvu bafashe ibyitso bakajya kubifungirana muri stade kubafungirana muri stade y'Nyamirambo. Ibyo byitso byitwaga ko ari Abatutsi, niyo hari kuba harimo umwe utari we. Igitangaje nuko nta perereza ryabayeho ngo bamenye ko abo ari ibyitso koko, bamenye koko ari ibyitso by'Inkotanyi. Kandi uburyo bafashwe ku bwinshi mu gihe gito kandi babasanga mu ngo zabo bigaragaza ko Habyarimana yari yateguye icyo gikorwa, ntabwo byapfuye kwikora. Nyuma y'igitero cy'Inkotanyi mu mujyi wa Ruhengeri mu ijoro ryo kuwa 22 na 23 Mutarama, ingabo za leta ngo zakozwe n'isoni, zishaka kwihimura ku Bagogwe muri za komini Kinigi, Mukingo na Nkuri. Zashoye abaturage b'Abahutu mu bikorwa bibi byo gusahura ingo z'Abagogwe. Batwara Abagogwe imyaka n'inka mbere yo kubica. Inka zahabwaga ba konseye ba komine n'imiryango ivukamo abasirikari bakuru, dore ko bari benshi muri prefecture ya Ruhengeri. Abicaga Abagogwe babanza kubashyira abasirikari ngo babice. Bigeze abasirikari barababwira ngo ntimugomba kubita ibyitso cyangwa Abatutsi, ngo ahubwo mujye mubita Inyenzi cyangwa Inkotanyi. Bivuze ko Inyenzi cyangwa Inkotanyi byari bivuze Abatutsi. Bageze baranababwira ngo mujye mubica mutagombye kubatuzanira. Ibyo ngibyo bigaragara muri raporo ya ADR, raporo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, hagati ya Nzeri 1991 na Nzeri 1992. Hari hashize ukwezi Habyarimana asuye ingabo ku rugamba i Gabiro ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 1990, maze arazibwira ngo ingabo zaguye ku rugamba tuzazihorera. Nibwo butumwa bw'ingenzi buruta ubundi Habyarimana yavugiye i Gabiro ku rugamba. Igihe cyo kubohorera ingabo yica Inkotanyi cyari cyararenze guhera mu Gushyingo 1990, ntabwo byari bigishoboka. Ubwo n'Abatutsi yavugaga kuko aribo yari afite ubushobozi bwo kwica, kuko nta ntwaro bagiraga. Kandi no muri iryo jambo ry'Igabiro yari amaze kwemeza ko Inkotanyi ari Abatutsi, bityo ko Abatutsi ari Inkotanyi n'ibihwanye. Inkotanyi n'Abatutsi, Abatutsi n'Inkotanyi. Mwaka wa 1992, nyuma y'imyaka 2, amashyaka muri leta y'u Rwanda yagiranye imishyikirano na FPR i Buruseli, ariko Habyarimana atabishaka. Iyo nama yabaye hagati y'itariki 29 z'ukwa 5 n'itariki ya 3 z'ukwa 6 mu mwaka wa 1992. Ayo mashyaka ya RMDR, PL na PSD. Iyo nama yasojwe n'amasezerano n'ubwumvikane hagati ya FPR n'ayo mashyaka. Ayo mashyaka yagarutse i Kigali avuga ko Inkotanyi atari abanzi b'u Rwanda, ko ahubwo bakwiye
kwitwa abavandimwe babo. Ibyo byavugiye muri mitingi yabaye kuri stade Nyamirambo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Perezida Habyarimana yanga kubyemera. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo ku ya 10 z'ukwa gatandatu bukeye bwa mitingi Nyamirambo, ati Inkotanyi n'abanzi b'u Rwanda, narwanye nazo kuva nkiri muto ndi liyetona. Mwumva ko Perezida Habyarimana yatanguranwe no kuvuguruza abaraye bavuze ko Inkotanyi ari abavandimwe. Ashobora kuba yari adasinzira, kuko mu bwacye yahita bihakana abivuguruza, ati ntabwo ari abavandimwe, ni abanzi. Ariko icyo gihe Inkotanyi zari zitarabaho. Icyo gihe yavuga ngo yarwanaga ngo ari liyetona. Amashyaka ati Inkotanyi n'abavandimwe, Habyarimana atoya n'abanzi. Kandi icyo gihe iyo yavugaga Inkotanyi yabaga avuga Abatutsi, nk'uko yabigaragaje mu ruzinduko yagiyemo gusura ingabo i Gabiro. N'abasirikare bo mu Ruhengeri baravugaga babwira abaturage ngo ntimukabita Abatutsi, ahubwo mujye mubita Inkotanyi. Ibyerekeranye n'izo mitingi, uretse ibyo ko hari n'abantu benshi bashobora kuba babyibuka, ariko uwashaka no kubimenya neza imvano yasoma ikinyamakuru cyitwa Rwanda Rushya nimero 22 mu mwaka w'1992, mu nyandiko ifite umutwe ugira uti imishyikirano y'i Buruseli. Gusa imishyikirano y'i Buruseli nta kindi kiriho. Muri uwo mwaka ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9, ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda bwasohoye inyandiko ivuga umwanzi w'u Rwanda uwo ari we. Inyandiko yari mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ngenekereje mu Kinyarwanda ngo umwanzi n'umututsi w'imbere mu gihugu no hanze yacyo, w'umuhezanguni utarigeze yemera na n'ubu kandi utaremera revolution mu mwaka w'1959. Akaba ashaka gusubirana ubutegetsi mu Rwanda akoresheje uburyo bwose, harimo no gukoresha intwaro. Umwanzi w'u Rwanda rero yarumvikanye uko itamajoro y'ingabo z'u Rwanda yabivuze. Hari abatajya babyemera ko umwanzi ari umututsi, ari Abatutsi bose. Witwa Gishawa, André Gishawa, wavuze ngo ntabwo ari byo, ngo bavuze ngo umututsi ngo ushaka utemera ubutegetsi, utemera revolution mu 1959, ngo ntabwo bavuze bose. Rero witwa Jacques Mouhel, nawe n'Umufaransa, atoya atese kuki yavuze ko ari Rututsi de l'intérieur, ko yatavuze Ruhutu de l'intérieur cyangwa Rutwa de l'intérieur. Kubera yavuze Rututsi de l'intérieur hari icyo bivuze. Abafaransa babiri rero ntabwo babyumvikanyeho, ariko Jacques Mouhel urumva ko ibyo yavuga ari byo biri byo. Nuvuga ko abandi baramutse bakoze nk'ibyo uwo mututsi bo batakwita umwanzi.